Ubwo noneho gutangira guhanura muri ibyo bipotase numvaga umuntu umbwira. Numva umuntu umbwira. Njyewe ubundi numva umuntu umbwira. Niyo mpanura numva umuntu umbwira. Yego. Akambwira ngo bwira uyu muntu ibi. Bwira umuntu ibi. Yego. Bwira umuntu ibi. Uwo munsi niho numvishe umuntu umbwira. Yego. 95. 95. Ave sarabekevo. Maishala menas eredo prede zorbrai chamene zorbrai ere zobrete de menezobro fozara bekevo menire zerevo kevo rante memena shala bakerevo ere serevo vekevo odorimhinduka tamenezareve ati dorimhinduka serevrai menerevo Ndireka mbwirere tenevais umukozi w'Imana undi imbere hano reka wumve icyo Imana ivuze dote nevorais ninje nje kugushigikira rara vekevorais maitene vekevo eshara bekerezo bright menezo bright itaramene shara bekevorais nguhaye televirais kira n'urwuri shala bekevo kira n'urwuri akira mata la bekerezo brai mari cerebrais menegre n'urozayo vai sala bekevo reka mbwira umudamu resala bekevo rasebre usengera mu itorero rya Kigali erezo brete menezo brai fala zebrais tantina meneze murangirikani warugwaye kanseri rafekevo menegre nervase mundi byara ko mpinduye niyakire gukira kandi yakihumure. Urakoze nyine ngabo, urakoze kukugira neza. Yes, kakambasuza abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mudukurikira mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde. Reka shimira abantu mwakanze subscribe mukadushyigikira, twaba tuku umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda n'ukuri ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu, ahubwo mfata urugendo nkajya kuraba abakozi b'Imana batabivanze, babandi batavuga ngo Imana iravuze kandi itavuze, ahubwo abavuga ari uko ivuze. Muri make intumwa zitumika Imana izitumye. Niyo mpamvu imbere ya kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana, ni umupapa arakuze, reka tumusabe atwibwire. Ni karibu. Nitwa Nkezabera Bernard. Yego. Ndi umugabo nubatse, mfite abana 6 b'abakobwa. By'umugisha dufite abakwe 2 ndetse n'abuzukuru 2. Imana ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro. Reka udusengero uganga Imana ize kubana natwe mu kiganiro. Turagushimye Uwiteka Nyir'ingabo, turakunezerewe muri uyu mwanya. Turavuze ngo uri Imana y'abari kure n'abari hafi, uri Imana ije yiyerekana mu gihe cyayo. Muri uyu mwanya twikubise imbere y'ibise by'amaraso yawe kugira ngo utweze utubabarire, dukureho imigayo yose watubonyeho data, mu izina ryawe ryera. Turi imbere yawe nyakubahwa Imana, turavuze ngo imbaraga za Mwuka Wera zize imbere zidukoreshe. Kandi nyakubahwa Imana, twebwe nubwo tugiye gukora iki kiganiro, turavuze ngo haboneke gukomera kwawe n'imbaraga zawe. Shusho y'umwana w'umuntu ibure, hagaragare imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Turasengera Mwami Imana uyu ugiye kutuyobora muri iki kiganiro ndetse nuza kugikamera mu izina rya Yesu, ndetse n'abazacyumva ihumure mu mitima yabo rizagaragare mu izina rata bekevo shara bakevora. Urakoze Nyir'ingabo, urakoze kuko ugize neza. Ngaho rero nyakubahwa Imana,
komeza umurimo wawe muri iki gihe kigoranye, kandi nyakubahwa Imana, ijambo ryawe rigwire ku isi yose, kandi icyo wavuganye n'ubwoko bwawe uzagisohoresha umwete, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yezabera Bernard, karame, tuguhaye ikaze. turashima Imana yuko ko Yego, tugejeje. reka tuganire turi kurebana, Bibiliya ndakubwiye urayifatira. Reka we turebane twiganirire. Imana yuko ko yego, tugeze muri uyu mwanya kugira ngo tuganire, natwe tuguhaye ikaze, kandi turagira ngo Imana muri iki kiganiro ari ibi imbere. Yego, Imana bari imbere, ijya imbere tuyikurikire, abamarayika nabo batwesikotinga inyuma. Yego, ubundi Satani ntacyo yadutwara. Yego, yego. Nibwo bwa mbere waza kwiba ibyuma? Nibwo bwa mbere. Humura, ni ikiganiro gisanzwe, n'undi usanzwe uri umukozi w'Imana, tugiye kwiganirira ibijyanye n'iyobokamana, nta bindi nenda kukubaza. Yego, ninkubaza ikitajyanye n'iyobokamana wicecekere. Yego, yego, wicecekere rwose. Ngomba kubaza ku bijyanye n'iyobokamana uko nzi ko uri umukozi w'Imana, sibyo? Bernard, uri umukristo? Ndi umukristo. Wibuka cyagiye wakishijwe se? Sinzi bagirwi gihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri nje, none mu mutima wanjye huzuyemo ishimwe, nshimira umukiza wanjye. Nigitangaza, nigitangaza pe, kuko nahawaga kiza ku buntu. Nigitangaza, nigitangaza pe, je munyabyaha nawagakiza. Mu magana menshi y'abanyabyaha yanoranije mu ngoma inshuti ye, narabohowe ndamuririmbira, zaburi nyinshi mu mutima wanje. Haleluya! Nigitangaza, nigitangaza tubonye, kuko nahawaga kiza ku buntu. Nigitangaza, nigitangaza pe, je munyabyaha nawagakiza, kuko yampfiriye ku musaraba ngo umutima n'umubiri bikizwe n'urukundo n'ubuntu bitangaje, byatumye yitangira umunyabyaha. Haleluya! Nigitangaza, nigitangaza tubonye, kuko nahawaga kiza ku buntu. Nigitangaza, nigitangaza pe, je munyabyaha nawagakiza. Yego, ko kugira ngo wibuke cyagiye wakizwaga, byari byagenze ute? Njyewe kugira ngo nkizwe nakijijwe muri 95. Yego, 95 nakijijwe ndi umusore, ariko icyatumye nkizwa n'icyampinduye, yego, ni ubuzima bubi nabayemo. Yego, kuko njyewe mu mibereho yanjye nabuze mama mfite imyaka 2. Imyaka 2 nderwa na data. Mu gihe cy'ubusore urumva ko nta bwisanzure, kubera ko papa ntiyigeze ashaka undi mugore, nabanaga na papa mu rugo, kuko abandi basore babona igihe cyo gutembera n'igihe cyo kuzerera, njye ntabyo nabonaga, kubera ko nari ndi mu rugo iwacu nk'umugore wa papa. Ni wowe mfura se? Oya, birumvikana kuko wari ufite imyaka 2, ntabwo ari wowe mfura. Yego, nuko biza kukugeza ku gakiza gute? Nuko kubera ko ugeze mikoro gutya muze ko. Yego, icyo gihe nabanaga na papa, byari byiza ko
nguma mu rugo ariko cyane cyane nabonaga abasore bagenzi banjye bo muri icyo gihe basengaga bakagenda baririmba, abari muri korali bakagenda baririmba, nkumva indirimbo zabo zinejeje n'urukundo bagira, nkumva nanjye naba muri urwo rukundo rwabo, ariko simbone ubwisanzure. Yego. Umunsi umwe rero niho nari narabatijwe mu giporotesitanti i Bugande, muri parishi ya Nyakabingo, ariko kubera ko intambara yari irangiye, ubwo ntabwo nari nkijayo, ariko abo basore baririmbaga, babaga muri iyo korali, babaga ku kanisa y'amajyambere mu Cyanika. Yego. Mu giporotesitanti cy'icyo gihe. Ubwo noneho mbakurikira nshaka kugira ngo nanjye mere nkabo, ariko byabaga ngombwa yuko ko umuntu yatura akihana. Ikintu rero nakundaga gukora cyane ni ukunywa itabi no kunywa inzoga. Ibyo rero banyigisha inzira y'Imana yuko ko ngomba kwihana. Yego. Ndihana ndabyatura. Uwo munsi barambwira ngo ubaye umwe mu mukumbi w'Imana. Amen. Muri 1995. Muri 1995. Niba wibuka ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 23. 23. Nuko nibagiwe imibare, ubwo umuntu wari ufite imyaka 23 muri 1995, ubwo yavutse cyane. Imibare naragiye bakiwe. Ubwo yavutse 72. 72 niho navutse. Yego. Imana ishimwe, ubu urakijijwe gutyo kugeza na n'ubu. Ibishya bisitaza umugenzi bibaho. Hari igihe nateshutse. Yego, bibaho. Hari igihe nateshutse. Hari igihe nateshutse, ariko birambabaza, ryari ishuri. Nyine kubivamo byari ingorane, ariko noneho nahaboneye ishuri rikomeye. Nahaboneye ishuri rikomeye nyuma y'uko ko nongera nkihana. Yego. Rero muri ubwo buzima icyo nshimira Imana, nahaboneye Imana, nahaboneye Kristo, nahaboneye isumba byose nyuma yo guhindukira. Kuko niho Mwuka Wera yamanukiye cyane. Yego. Anzaho cyane, amenyesha iby'icyaha. Yego. Kuko hari igihe abantu baje bakizwa, ugasanga baje bagenda bagwa, ariko uwo munsi nkimara guhinduka, yego, nahaboneye imbaraga zimenyesha iby'icyaha. ubu urongera uhagurukiye ko kugeza n'ubu. Yego. Dukunda kuganira abantu rero b'abanyempano, wowe impano ufite ni izihe? Ndi umuhanuzi. Ndi umuhanuzi. Yego. Gusa no kuvuga ubutumwa ntibyawe. Umuhanuzi, ndi umuvugabutumwa w'ubushake, kandi wabigize umwuga. Yego. Ubarizwa muri itorero? Mbarizwa mu itorero Betami. Yego. Naho afunze, ariko turakora. Yego, Betami ndahazi rwose, ari mu Kidaho. Turakora. Impano z'ubuhanuzi zo zaje ryari? Byaje gute? Nazibonye muri 95, ariko kugwa ndazima. Yego. Ndazima, nazibonye muri 95. Kuko kuntu nabonye impano y'ubuhanuzi, umuntu se atangirira kuntu yabonye icyo gishidiko. Yego rwose. Ni byiza tuba dukeneye kubimenya. Twari abasore 3 n'abakobwa 9. Yego. Muri icyo gihe. Noneho
icyo gihe abapantekote nibo buzuraga mwuka wera, twe twari abaporotesitanti ariyo ngirikani y'iki gihe. Yego. nta bantu buzuraga umwuka babagamo, nta bantu berekwaga babagamo. Icyo gihe rero hari umukobwa umwe wo bita Nyirarukundo, hakabaho n'undi witwaga Elina Nyirabaritonda, yego, hakaba umwe witwaga Kaderi. Abo bakobwa hariho n'abandi bakobwa ubu bashakiye Uganda baragenda. Twari abasore batatu, harimo Filimoni, hakabamo Nkezabera Juvuga, hakabamo Hashakimana. Ubwo dutangira icyo gikorwa cy'amasengesho, kubera ko batubwiraga ko kugira ngo wuzure mwuka wera nuko wiruza ubusa kandi ukihana. Dutangira kwihana byose, uhereye ku gato no ku kanini, ukabwira Imana ngo nibyo nibagiwe ubinyibutse. Nuko turihana, turakizwa, tugirirwa umugisha. Abakobwa bari barimo buzura mwuka wera, twebwe abahungu ntawe turabona. Mugira ishyari? Nawe urumva abantu b'abasore icyo gihe twajaga twirirwa dutereta abakobwa ngo natwe tubone abagore nk'abandi. Twibwiye yuko ari byiza, ariko noneho bakaturondora. Ubwo icyo gihe mu basore babiri ni njyewe wa kabiri wabonye mwuka wera. Haleluya. Uburyo yatangiye kunzaho, njyewe ubundi bwo natangiye kugira ikara z'umwuka. Ikara z'umwuka ni ibintu by'ipotasi bija bikirigita umuntu. Ngo babyita ikara ry'umwuka. Izo nizo bita ikara z'umwuka, za mwuka wera. Yego. Izo rero nizo natangiye kugira. Zaheraga ku birenge, zikazamuka mu mutwe nkazumva, mu mutima nkazumva, nkumva nishimye. Yego. Njye ntabwo nigeze ngiraho igishitsi, kuko bamwe baje bagira igishitsi. Yego. Njye nagize ikara z'umwuka zo kunezerwa. Umunsi umwe dufata amasengesho y'iminsi 5. Nibwo natangiye kuzura mwuka wera, ntangira kumva ijwi rimpamagara. Yego. Niho numvise ijwi rimpamagara, njya nkunze kubigira ariko mu bihe bidasanzwe. Iyo iryo jwi ryaje numva ko ari ibihe bidasanzwe. Ibyo bihe njya mbikurikirana cyane, kuko numva yuko ko Imana inshaka cyane, cyangwa ishaka abantu bayo cyane. Uwo munsi rero niho numva ijwi rimbwira, ijwi ryo natangiye kumva ni ijwi rimbwira ngo tegereza icyo nkwereka. Yego. Numvise ijwi rimpamagara ngo Nkezabera, nditaba ngo karame. Yego. Naye ndi mu rugo na papa. Ndahaguruka namubwira nti papa ko wampamagaye niki? Ambwira ati sinaguhamagaye. Nsubira kuryama. Nyuma y'isaha wa muntu araza arongera arampamagara. Ati Nkezabera nti karame. Nsubira kuhamagara papa. Arambwira ati wa mwana we menya warwaye. Nsubirayo kuryama. Yongeye kumpamagara, ndavuga nti vuga mwami, teza amatwi. Arambwira ngo Nkezabera we nte. Arambwira ngo tegereza icyo nkwereka. Yego. Ndaryama. Uwo munsi niho nabonye ibintu bikomeye. Nabonye inyanja y'urupfu. Nagiye mu yerekwa, Imana inyuriza igiti kirekire kinini. Nk'aha hari inyanja y'umukara cyane, nini ntashobora kurondora ngo menye. Yego. Aha hari umugi mwiza, nago ntarayi nabonaho. Nagiye za Kampala, njya na Kigali, yewe na Bukavu nahageze, na Goma ndahazi, ariko sindabona uwo mugi. Yego. Wari munini cyane. Uwo mugi Imana irambwira ngo dore umurwa wabera nguriye. Arambwira ngo dore inyanja y'urupfu. Uwo munsi niho navuganye n'Imana. Yego. Nuko kimara kumva
ikimara kumbwira ibyo irambwira ngo genda ngura umwana w'ubugingo. Haleluya. Niho numvise ijwi ry'Imana. Ubwo noneho gutangira guhanura muri ibyo bipotase numvaga umuntu umbwira. Numva umuntu umbwira. Njyewe ubundi numva umuntu umbwira. Niyo mpanura numva umuntu umbwira. Yego. Akambwira ngo bwira uyu muntu ibi. Bwira umuntu ibi. Yego. Bwira umuntu ibi. Uwo munsi niho numvise umuntu umbwira. Yego. 95. Abonye uwo munsi umugabo munini ntari naboneshaho n'amaso. Yararabagiranaga afite inkota mu kuboko kw'iburyo. Yego. Imana yambwira ngo dore umurimbuzi arazamutse. Yego, urakomeza muri urwo rugendo rw'ubuhanuzi kugeza ubu twageze mu isi ya digitali nyine y'ikoranabuhanga, aho hari abahanurira kuri telefone, abagira ute. Ubu ubona iyo urebye muri icyo gihe cyanyu muri za 95 mukizwa muhabwa impano z'ubuhanuzi, n'ubu ngubu muri 2026 ubu ubona bimeze ute? Ubu biragoye. Impamvu bigoye, ubu reka manze mvuga iri jambo. Yego. Ubu Kristo ni ikinege. Ntibuja bugira mwene nyina. Yego. Ntibuja bubangikanye. Ikibazo cy'iki gihe nuko abantu baja babibangikana kandi batunze izo mpano. Ugasanga waje kugereranya n'ibyo bakora n'imyitwarire yabo, ugasanga birahabanye. Naho nk'uko Imana yabwiye Eliya ngo nagende, ngo yisigarije abahanuzi 7,000. Ubwo avuga ngo niwe wenyine usigaye. Yego. Ariko abahanuzi bo barahari. Barahari. Igikwiriye ni imyitwarire. Yego. Ni imyitwarire. Nta buhanuzi Imana yigeze iguha wabwira umuntu akagupinga ati ntabwo ari Imana ikuvugiramo, ariko nyuma brasora akazaza akagusaba imbabazi ati nukuri nkeza be nagupinze, ariko mbonye yuko ari Imana igukoresha? Ibyo byarabaye. Reka tumanze duhere kuri iki. Imana yakirica. Yego. Nemvuga iki kintu kiragutangaza cyane. Muri 95 Imana yakoze imirimo ihambaye. Yego. Ndibuka umunsi umwe ubwo abangirikani ariyo protestani y'icyo gihe bavugaga ko nta muntu bakeneye guhanura, abaje bawuzuzwa ntabwo babemeraga. Ndibuka ko icyo gihe twari duteze abagore 078 Gisubiremo. 078 Yego. Ni neba no kuri WhatsApp. Yego. None se uzaguhamagara azakubwira ibyifuzo byawe cyangwa Imana izahita ibikwereka? We yaduhamagaye. Yego. Dukonekitana nijoro. Yego. Nuvuga ngo umuntu akiguhamagara connection nijoro bita bikonekita, nawe Imana ikakubwira ibyo mubwira. Ati bakubwira ibibazo afite, Imana iti bikwereka. Imana ishimwe cyane. Reka dufate nk'iminota 10 utugezeho n'ijambo ry'Imana. Hari icyo bitwaye? Yego. Yego. Uratanga n'ubuhamya? Yego. Ma Bibiliya iyanjye iri muri telefone nyitije umuntu kuyivugiraho.
ubwo urambwira aho nsoma. Matayo, banza uharebe neza noneho umbwire nsome. Muri iki gice cya 18 kugeza ku 31. Yego, tujyane. Yego, turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 18 duhere ku murongo wa 21. Avuga ngo umugani w'abantu babiri barimo umwenda. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati, databuja, mwene data nangirira nabi nzamubabariye kangahe? Ngeze 7. Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara bamuzanira umwe muri bo yishyuza itaranto inzovu. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, mwami nyihanganira nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira aramureka amuharira umwenda. Ariko uwo mugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo 100, aramufata aramuniga. Aramubwira ati, nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati, nyihanganira nzakwishyura. Ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babibwira shebuja uko bibaye byose. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze. Nawe ntiwari ukwiye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye? Shebuja ararakara amuha abasirikari kugeza aho azamarira kwishyura umwenda wose. Na data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye mu mutima. Dufite rero amakuru y'irije. Amen. 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 Dufite amakuru y'iri jambo Imana yatubwiye ngo tugende tubwire abantu bari muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu bidukikije n'abatwumva n'abumva ikinyarwanda bose ndetse n'abashoboye kugisemurira abandi. Yego, ngo nzababwire ngo bababarire. Yego, imbabazi bazigirire umuntu wese. Ni ukuvuga ngo imbabazi ugomba kuziha n'utazigusabye. Niko Imana yatubwiye ngo tuzabwira abantu. Iduhaye amagambo. Ntabwo nk'uko wabivuze ngo turi mu ivugabutumwa, ahubwo twebwe turi gutambutsa mesaje y'icyo Imana yavuze. Imana yatubwiye ngo abanyarwanda nibagende bababarire. Kuko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nyuma yo kubabarira bazagirirwa amahirwe yo kurindwa n'Imana. Niba atababarira bafite ikibazo. Imana yambwiye ngo hagiye kuza umuyaga ugiye kunyeganyeza ibintu byose. Ari amatungo gazamenya yuko ko Imana ihaciye. Ari ibyaremwe abantu bazamenya yuko ko Imana ihaciye muri ibi bihugu bidukikije, Kongo,
u Rwanda, u Burundi, Uganda ndetse na Tanzania. Imana yambwiye ngo igiye kuhanyura, ngiye guhubanganya ibintu byose. Uwo muyaga ugiye guhubanganya ibintu byose. Kandi Imana yambwiye ngo mbwiye abantu ngo mbabwiye ngo kwishira hejuru ngo kubanziriza kugwa. Haleluya, 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 haleluya. Imana yambwiye rero ngo ntanga ngo nje yantegetse gutanga imbabazi. Ari nayo mpamvu nza kugaruka kuri ubwo buhamya. Imana yambwiye ngo uko natanze imbabazi ariko no n'abandi bantu bose bazigirira bagenzi babo. Twumvishije iri jambo, ni Imana yampaye amagambo ngo nyatangariza abantu bw'uwo mugaragu wagiriwe impuhwe, mugenzi we ntiyamugiriye impuhwe, yirengagiza imbabazi zo bamugiriye, z'amafaranga yarabereyemo sebuja, z'ibintu yarabereyemo sebuja, ahubwo aja kuniga mugenzi we wari umubereyemo umwenda mutoya. Imana rero yarambwiye ngo mbwire abanyarwanda ngo bagirire imbabazi bazihe abantu bose, bazihe n'abatazibasabye, kuko Imana yambwiye ngo imbabazi ngo nizo zije zitwikira ibyaha. Imbabazi ngo nizo zije zikuraho ibicumuro. Amen, amen. Buriya sintambukije iyo message, ntambukije iyo message. Haleluya, haleluya. Reka tubaho ubuhamya. Reka dusoze tugana ku musozo, dusenge n'isengesho turongera. Yes. Reka dusenge dusoza. Reka dusenge. Turagushimye rero avec vous, my tradness avec vous. Turagushimye Uwiteka, turakunezerewe muri uyu mwanya. Turavuze ngo uri Imana ijigira neza, uri Imana y'imbabazi, uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza, uri Imana itanga itimana, uri Imana isobanura ibidasobanutse. Turi imbere y'ubwiza bwawe, babarira ubwoko bwawe burangije kumenya amakuru, kuko hari impinduka zikomeye, kuko hari ibibazo bikomeye ku bataratanze imbabazi. Uwera wisumba byose, ugiriye neza abanyarwanda ngo batanga imbabazi. Uba iri jambo rivugiwe ahantu, turasenze mu izina ryawe ryera ngo izo mbabazi zigere ku bagabo n'abagore, izo mbabazi zigere ku rubyiruko, izo mbabazi zigere ku bantu batazisabye. Urukundo rwawe rubagereho, rwongere rubahindura Uwiteka mu izina ryawe ryera. Turasenze mu izina ryawe ryera, turi kuri iyi kamera mu izina ryawe ryera. Mana, hindura ubwoko bwawe, buhindure, kuko turumva imirindi yawe muri iyi minsi, turumva gukomera kwawe muri iyi minsi, turumva uburemere bw'iri jambo muri uyu mwanya mu izina ryawe ryera. Kora imirimo ihambaye Data. Urakoze Uwiteka Nyiringabo, urakoze kukujugira neza. Ngaho girira neza ubwoko bwawe butuye muri iyi si yose. Mwami Imana, kubumva Ikinyarwanda, kubumva Mwami Imana uru rurimi tuvuga. Mwami Imana, reka izo mbabazi zigere kuri buri muntu wese. Iri jambo dusomeye aha hantu, iri jambo tuvuze, Mwami, ntiribe iryacu ahubwo ribe iry'ubwoko bwawe. Iri jambo nyakubahwa Imana rigere ku bwoko bwawe, kuko uri impumuro nziza kubakira, uri impumuro nziza kubakira. Mwami Imana nyakubahwa Imana, iri jambo ribe iryo gukiza imitima, iri jambo ribe iryo gukiza uburwayi, iri jambo ribe iryo gukiza ubumuga mu izina ryawe ryera. Turasenze, turi ahantu wera wisumba byose kuri uyu musozi, wera wisumba byose. Reka ijambo ryawe ribe impumuro nziza kubakira no kubarimbuka. Urakoze nyakubahwa Imana, ngaho tegeka uganze, kuko rave sarabekevu.
Maishala menas. Eredo prede zorbrai. Shamene zorbrai. Ere zobrete de menezopro. Fozara bekevo. Menire zerevo kevo. Rantene menashala bakerevo. Ere serevo vekevo. Odorimhinduka tamenezareve. Ati. Dorimhinduka. Ishala bekenerevansi. Nubwo muvuga ngo ibintu birakomeye, ariko ni njyewe ugiye guhindura. Kandi nyuma y'ibi hari ububyutse bukomeye. Ere soro bekenerevani. Meniere vais. Eshala bakevo. Ere norbrais. Ngo leta vekevo. Ngo ivugabutumwa rizumvikana mu misozi, rizumvikana mu bibaya, rizumvikana mu migi no mu cyaro, kuko ari njyewe uzabutegetse. Naho retenevo revoke mene shalabake mene rezobrai sobreteneve. Ngiye gukingura ijuru, ngusha imvura tenerevo varezevurai, kuko hazaba uburumbuke bwinshi. Menerefo shalabakerezo bright maeserevo. Nubwo hari intambara nyinshi, menesherevo kevo zo kwanga Imana, ariko nerevonasi menereshereva. Ni njyewe ngiye guhindura kandi nkomeza umurimo wanje. Mwebwe mwibwira yuko letaneva serevaki saha ngibi bigarukiye. Erezo brai menevrai muri riterambere murimo. Orevo ngiye kurikuza. Shamenerevo ante debekevo. Ati menesherevo. Ni njyewe rezo brai uregerevrai utegeka abatware nkabatwaza inkoni erevorasi. Nkanswe mwebwe revo bona hamagaye. Nahamagariye umurimo. Ni nje kubashigikira. Arevora serivrai. Menerevo. Nireka mbwire retenevais. Umukozi w'Imana undi imbere hano. Reka wumve icyo Imana ivuze. Dotenevorais. Ni nje kugushigikira. Naho abantu bibwira yuko ko byarangiye. Oregerevrais. Ni nje kugushigikira. Kandi ngiye kukwagura. Saha gusa mu Rwanda. Ngiye kugukingurira amarembo. Wongere usohoke mu mahanga. Abantu bose bazatangazwa. Neregevraise nuko ngushigikiye. Ni nje kugushigikira. Akira inkoni. Ni nje kugushigikira. Akira inkweto. Wambare. Akira umwitero wifubike. Kuko leta rave. Nari mbonye ko babonye ko ufite imbeho, ariko ni nje nkumaze imbeho. Vekevorais. Maitenera vekevo. Eshara bekerezo bright. Menezo bright itara mene. Shara bekevorais. Nguhaye tevorais. Ubwenge kubana. Nguhaye ubwenge kubana uzabyara bose. Esara bakevo. Maeserevorais. Akira n'urwuri. Shara bekevo. Akira n'urwuri. Shara bekevo. Akira n'urwuri. Shara bekevo. Akira n'urwuri. Akira n'urwuri. Akira mata. Shara bekevo. Maezizo bright. Kandi ni nje nguhaye ibyo kurya. Oropesi. Fasekevo. Maitene vine. Ni njewe naguye. Orekevrai. Ni njewe ngushigikiye. Orekevrais. Maitena labe. Farezero brete de nevo. Eresor obrete. Matante nala sharapa. Fazere gerevoros revora. Menere revros. Ete de nevo. Sharabekevo. Ninje kwakuriye odevorais. Amasengesho. Kuko bose baragushatse. Tabekevo. Baragushatse. Baragushatse. Kuko ushakishwa kugira ngo usenge.
kuko nguhaye imbaraga zo gukiza. Ote narave ma isharabekevu, kandi ibiganza byawe ninjye mbihaye kwakira umugisha. Ore zarabe ma isarabekevu. Urakoze Nyiringabo, urakoze kuko ugize neza, urakoze Nyakubaha Imana kuko uteye ubwoba, naho Nyakubaha Imana hajeho impuruza. Urakoze Nyakubaha Imana, naho Mwami Imana tugiye kujana ubutumwa bw'impuruza. Urakoze Nyakubaha Imana kuko uhurije abantu gusenga. Iyaba abantu bamenyaga, iyaba abantu bamenyaga ibyabahesha amahoro, iyaba abantu bamenyaga ibyabahesha amahoro, ariko iyaba abantu bazi yuko ko babundikiriwe nk'inkoko ibundikiriye abashwi babo, basohotse mu byo babamo. Sharabarese burai verese buraiti menegre nurovasi. Munyarwanda we, dore inkuru urusarabakevu. Munyarwanda we, dore inkuru itangaje, dore inkuru itangaje, dore inkuru itangaje. Kandi dore hari igicuku cya nyuma, hari igicuku cya nyuma cyo gukirizwamo. Mene sharabekerezo brai mare cerebraise menegre nurozayo vaisarabekevo. Reka mbwira umudamu resarabekevo rasebre usengera mu itorero rya Kigali. Rezobre temenezo brai farazebraise tantina meneze Murangirikani wari urwaye kanseri. Rapekevo menegre nervase mundi byara ko mpinduye, ko mpinduye, ko mpinduye, ko mpinduye. Ntiyakire gukira, ntiyakire gukira, ntiyakire gukira, ntiyakire gukira, ntiyakire gukira, ntiyakire gukira, kandi ntiyakire ihumure. Urakoze Nyiringabo, urakoze kukugira neza, urakoze kuri Imana ifuha, urakoze kuri Imana iteye ubwoba. Reka imbabazi zawe zikomeze kugira ku bantu bose kuko wabishatse Mwami, ngo tubwire abantu bose yuko ko bakwiriye kugira imbabazi, bazihe n'abatazibasabye. Urakoze Nyakubaha Imana yuko ko udufashije. Twambaje Imana ni mu izina rya Yesu, amen.